urakoze Mana kubw'impuhwe tugirira kuba twemeye kongera guteranira ngaha kuri buri munsi ku mpuhwe zawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Kumva ijwi rya Yezu Kristo riduhamagara gucika ku ngeso mbi ngo tubane nawe kuri uyu wa Kane w'icyumweru cya karindwi tariki 24 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere ni ryo yo kuwa matagatifu umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Mwebwe abakungu ni murire muboroge kubera amakuba bategereje, ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe, zahabu yanyu na feza byaguye ingese, kandi iyo ngese niyo izabashinja ikazatwika imibiri yanyu nk'umuriro. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi minsi y'indunduro. Umushahara w'abakozi basaruye imyaka mu mirima yanyu mwarabawuhuguje, none ngaho uravuza induru, kandi imiborogo y'abakozi yageze mu matwi ya Nyagasani umutegetsi w'ingabo. Kuri iyi si mwibereyeho mu murengwe no mu byishimo, kandi ku munsi batotezaga intungane ntimwaretse kugwa ivutu. Mwaciriye urubanza rubi intungane maze murayica, nyamara itabarwanyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 49. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Ndibikagukange rero nubona umuntu abaye umukire n'ubwamamare bwe bukagenda bwiyongera, kuko umunsi yapfuye nta na kimwe azajyana ikuzimu, n'icyubahiro yari afite ntazakimanukana iyo ngiyo. Akiriho yajyaga yirya icyara akishimagiza ati dore barakurata kuko byose byaguhiriye. Nyamara ntazabura kujya aho abakurambere be bagiye, bo batazongera kubona izuba ukundi. Ngaya amaherezo y'abiyemera n'ay'abanyurwa n'ibyo babavugaho, babyagiye ikuzimu nk'intama mu gikumba. Nyir'urupfu akaba ari we bashorera abajyana mu rwuri. Isura bahoranye izakera ikuzimu, bazaba ariho batura iteka. Naho njye Imana yiyemeje kundokora no kungobotora ku ngoyi y'ikuzimu. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 9 umurongo 41 kugeza ku 50. Muri icyo gihe abwira abigishwa be ati, umuntu wese uzabaha ikirahure cy'amazi yo kunywa abitewe nuko muri aba Kristo, ndababwira ukuri, ntazabura igihembo cye. Ariko nihagira ugusha mu cyaha umwe muri abo bato bemera, ikimukuye no kumuhambira ku ijosi urusyo rusheshwa n'indogobe, bakamuroha mu nyanja. Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjirana kanifu mu bugingo, aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y'umuriro utazima. Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira, aho kuroha mu nyenga ufite ibirenge byawe byombi. Niba ijisho ryawe rigutera gukora icyaha, rinoboremo, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu ngoma y'Imana, aho kwinjirana yombi mu nyenga, aho urunyo rudapfa n'umuriro ntuzime. Ahubwo buri wese ajya asukurwa n'umunyu n'umuriro. Umunyu ufite akamaro, ariko iyo ukayutse mwawusubiza mute uburyohe bwawo? Nimwigiremo umunyu kandi mubane mu mahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe bana b'Imana. Kristo nakuzwe iwanjye, agakuzwa mu mutima wanjye, ndibuze kumererwa neza kandi ntacyo nabura. Iyo ugiye ku giti ujye nk'ubukirandura ugahera nko ku mashami yacyo, nuko ukaba ukitahira wibwira uti buriya hafi hakigiye kuma, mu minsi mike wagaruka ahubwo ugasanga y'amashami ari gushibuka, nuko cyara kabaye ukongera ugafata umugambi wo kugitema burundu. Wahindukira none mu gihe kiringaniye ugasanga cya giti nanone kiri gushibuka. Nuko impamvu cyashibutse nuko utagitinye ngo urandure imizi yacyo, na niyo mpamvu nyine gitaranduka ngo gishire. Mbese ugasanga waragiye uta igihe, kuko wagiye ukirandura ibice bice. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kurandura ingeso mbi. Ngicyo giti nyine gisaba kurandura imizi yacyo ngo ube nyine uragitemye neza. Il faut couper ses racines. Uko niko nyine warandura n'ingeso mbi. N'umunyarwanda ati, aho kwica gitera wakwica ikimutera. Kibumutera ababyeyi. Icyo rero kidutera gucumura nicyo dusaba gukuraho tukakirandura burundu. Mubyeyi nkuru gato ndetse uhere no mu bwana bwawe, iyo hakiza kubaho itegeko ko ngo urugingo rwawe rwose rukoze ikosa ko ari uguhita uruvanaho burundu, ngo kugira ngo utazasubira, ngo bakabaraguhanye nyine. Mbwira kuri uyu munsi bari kubusigaranye zingahe? Ahubwo se ndiyo ari kuba arapfuye kera. Ngo uri foto ugiye kwiba bakaguca nk'akaboko, utenda umugeri bakaguca akaguru, urasambanye bahise bakuraho urwo rugingo, wareba nabi amaso bagahita bayanoboramo, kwa gutwi kumviriza bagahita baguca, uri gucuranya imigambi mibisha umutima bagahita bawukuramo,
ubwo n'ibihana byo bakajyanira hamwe. Kurura ibyo bintu byose bahita bagukuramo. Ninde wari kuba kiriho babyeyi? Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Isake nawe umuvandimwe uyu munsi ureba urugingo rikuba usigaranye iyo iryo tegeko rikiza gutorwa. Reba izo ngingo zibare utubwire. None se kandi ko izo ngingo z'umubiri nanone zikomeza kugenda zidutera gucumura, dukomeze tuzirebere nubwo ntawe aziduciye. Ese aho bigereye ubu ngubu twazigenzereza dute? Ese tuzice cyangwa dukomeze tuzireke zidagadure zikore uko zibyumva ngo ubundi kwiberaho mu mudamararo? Igisubizo cy'uyu munsi cy'ibibazo kiri mu byanditswe bitagatifu tumaze gutega amatwi. Ariko reka ntange bariyeri, wowe wibwira ko uhagaze uritonda utagwa. Twese kuri iyi si turi abanyabyaha, icyo turushanwa ni ukubigaragaza no gukira, kubyuka. Ese wasanga nanjye nkize ku byaha ndi umukungu mu ngeso mbi? Yakobo mutagatifu mu isomo rya mbere aragira ati, mwebwe abakungu nimurire muboroge kubera amakuba bategereje. Ubukungu bwanyu bwarabuze, imyambaro yanyu yaramunzwe. Amen. Yakobo muri iri somo aribasira cyane abakungu, bakandamiza abakene, bungukira ku bakene, bakarya imitsi y'abakene, bakabariganya imishahara yabo. Les injustices et les inégalités sociales. Ngo kuko Yakobo arwanya akarengane, ubwo bukire twatunga gukurya imitsi y'abandi nibwo Yakobo yise ko bwaboze. Bakristo bavandimwe, gukena ntabwo ari ukubura epfo na ruguru, kubura icyo wambara cyangwa icyo urya, ahubwo c'est la soif de Dieu, no gukenera Imana buri munsi buri kanya, ugakenera ijuru. Nkuko no muri ibyo Zaburi yabigarutseho mu ntero agira ati, hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Amen, amen. Bavandimwe, burya ubukene bubi nubwo mu mutwe pe, aho ushobora kwiringira ubwenge bwawe, ubukungu bwawe, ibyo utunze, ubwenge bwawe, ukaza kwibagirwa Imana yabiguhaye. Ko ari Imana yaguhaye ubwo bwenge, ibyo byose utunze. Iyo wamenyaga ko byaboze, akamvuga igira iti, ibitari mu Imana birumba ari imiteja. Ese wo mukristo niki kigutera wowe kudakenera Imana? Wasanga ubaho udakenera Imana wihagije. Wasanga iriya ngeso mbi nanze kureka, cyaho nkora rwihishwa ngo ntawe nduzi, icyo akaba ari cyo kimunga, kikamboza, kikanyotsa, none roho yanjye ikaba igeze mu marembera, ikaba igeze kure, yaraheze nko mu ngarani mu isayo. Ngo kuko ingeso mbi iyo utayiranduye neza ngo uyive imuzi n'umuzingo, irakuboza, ikaboza n'abandi ndetse mwamwegeranye. Ukajya wubwira ko ufite umufuka wuzuye inyanya, nyamara zaraboze zose kubera rwa runyanya rumwe washyizemo rwari ruboze, utashoboye gukuramo kare, none umufuka wose ujugunye mu ngarani. Ngo uyu wa mubiri wacu nko Yakobo yabigarutseho utabwa mu nyenga y'umuriro igihe wanze kureka ingeso mbi, nkuko n'ivanjiri y'uyu munsi yabigarutseho. Anacyo gisubizo cy'ibibazo cy'imibiri yacu ikomeza gucumura. Yesu akaduha umurongo mwiza muri ivanjiri, arakoresha imvugo ikakaye ngo niba ikirenge, ijisho, ikiganza cyangwa rumwe mu rugingo rwawe rugutera gucumura, ikiruta ngo nuko wabica, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana urugingo rumwe mu ngoma y'ijuru aho kwinjirana yombi mu nyenga. Amen. Yesu nawe ni umunyambo n'umunyembabazi, azi ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke, azi ko nanone ntacyo twasigarana turamutse duciye nyine izo ngingo. Ahubwo iyi mvugo ni nk'imvugo ishushanya itwerekeza ku byaha dukora, bya bindi nyine bitunga umubiri. Yesu rero akaba yifuza uyu munsi ko twarandura tubivuye imuzi n'umuzingo, ku ntangiriro kugeza ku nyusirizo, tukabirandura. Akaca giti tugomba guhera mu mizi. Iyi dualisme, ibinyabubiri y'ingingo ebyiri zishobora kugendana ku mubiri wacu, iratwerekeza ku ntambara y'ikibi n'icyiza, aho tugomba kugerageza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuganza inabi dukoresha ineza, tukarandura inabi yose, aho hose tugahapakira ineza. Ahubwo reka tuzirikane ku mizi irindwi y'icyaha duhamagariwe kurandura buri munsi, ngo turwanye icyaha burundu iwacu mu mitima yacu, mu mibiri yacu. Iyo mizi ni iyi: ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo ndetse n'ubunebwe. Ese mukristo wo muri iyi mizi ko ari irindwi, ni uwuhe waba uri iwawe muri iyi minsi ukeneye kurandura burundu, bityo ngo ucike ku ngeso mbi burundu yakugezeho karande, ejo utazabuza umubiri wawe wose? Reka muri aka kanya dutege amatwi y'ikiganiro cy'ubuhamya, wasanga hari icyo byanyungura mu kurandura ingeso mbi yose nawe mfite. Bereye ko iyo mizi irindwi maze kumva, ngaba narandura ingeso mbi iri kumbuza gukenera Imana muri iyi minsi. Ngo umunsi umwe ababyeyi babiri bakundanaga, Mariya na Janeti, ngo bari abapfakazi, ngo bari barakoze itsinda ryo gusengera hamwe, bagafashanya muri ubwo buzima bugoranye bw'ubupfakazi. Ibibazo byinshi bahuranaga nabyo ndetse no kurera imfubyi basigiwe. Mariya rero akaba yarapfakaye, umugabo we amusigiye abana 5, naho Janeti we umugabo yari yamusigiye umwana umwe gusa. Ndabizi abahuye n'ibi bibazo n'izo ngorane, navugaga ubupfakazi, mukurure amakuru y'ibi bibazo
ababyeyi Mariya na Jeannette bahuye nabyo, ari iby'umubiri ari n'iby'imibereho mu buzima bwabo bwa buri munsi, abapfakazi bahuye nabyo. Ese ntarakomeza ikiganiro, ari Jeannette ari Mariya, ninde wasigaye ahabi kurenza undi? Ninde ukomerewe kurenza undi? Aha muvandimwe, wowe wibwira ko uhagaze, uritonda utagwa. Nubona mugenzi wawe yaguye, ntukamuseke, ejo utazaseka rukoba kandi wowe uhetse rukobora, kuko nawe wagwa, ahubwo iyo uguye ubyuka ute? Nuko Mariya na Jeannette nubwo bafashanyaga muri aba matsinda babagamo, aho hose basengeraga hamwe, ngo hari ingingo ebyiri batajyaga basangira ngo babe baziganiraho. Izo ngingo ebyiri zivugitse neza mu Gifaransa, c'est la sexualité et la source de leur richesse. Uko babana n'umubiri wawo n'ibyifuzo byawo, irari ry'umubiri uko barikemura, naho bakura amafaranga ubukire. Akenshi n'abavandimwe ndetse n'inshuti, izi ngingo ebyiri akenshi umwe acenga undi, ntihagire uwabasha kubwira ukuri undi kuri iyi ngingo. Ngo nuko umunsi umwe Jeannette yumvise agiye gusara neza, nuko yegera Mariya aramubwira ati, ndabizi neza wantanze muri ubuzima bw'akababaro, kandi iyo ndebye neza mbona wariyakiriye ku bijyanye n'umubiri. Mbese nabigenza nte ko nakoreye Imana isezerano ko kuva umugabo wanjye wankundaga cyane yakwitahira, ko naho nizongera gushaka mu rwego rwo kumwubaha no kutazamuca inyuma. Nuko Mariya araterura ati, mwana rero intamenywa ntibwira umugenzi, uzi ko nanjye umugabo wanjye akimara gupfa, abagabo n'insoresore nyinshi batangiye urugendo rwo kujya bamwihamagarishwa, bakamba uduserivisi twinshi, utwo nkeneye ndetse n'utwo ntakeneye, banteze bategereje ko nzabishyura. Ariko kubera ko nanjye narakoze isezerano ryo kutazaca inyuma umugabo wanjye, uko abagabo bagendaga banshokoza nanjye nkaborohera nkabakundira, nkabakirana urugwiro, cyakora nkizigama ngafata umugambi ko ntazasambana. Muri uko rero gutinya icyaha cyo gusambana ngo ejo bitazamenyekana nkaba ndasebye, bakanseka bakankwena ngo dore ibyo yigize, naje gushugurika ubundi buryo ngiye kukubwira ndetse naho bwangejeje, uko nahaga abagabo urwaho ngo bamvugishe, haba kuri telefone ndetse n'ahandi duhuriye, tukaganira nabo tugasabana. Ibyo byatumaga ndara nabi ijoro ryose, ngarara nikinisha. Mbere numvaga atari icyaha kuko ntawe nabaga nahemukiye, ariko icyanyemeje ko ari icyaha kandi gikomeye nuko nyuma yaho umaze kubikora ntongeye kubona amahoro. N'ibyo nkozeho byose nkabona biri kugenda biba umwaku, nkarandira ijoro ryose, ngasinzira nabi, nkarota nabi, na mu gitondo ngakomeza kurira kandi ntawe nahemukiye kandi nta n'uwankubise. Nuko Jeannette yari amuteze amatwi acyumva ibyo Mariya avuga, amarira atangira gushoka mu maso. Nuko abwira Mariya ati, none se ahubwo ko nsanze uri kumvugira ibintu, ibyo uri kuvuga numva ari njye biriho, ahubwo wabimenye ute? Kandi turabana nubwo dusengana, ibyo byari byarambujije amahoro. Nuko Jeannette arakomeza ati, nanjye rero icyo kibazo nicyo kinteye inkeke muri iyi minsi. None rero Mariya mubyeyi, wambabare ndaguciye mu ryo uvuga ukambwira ko waje kugikemura. Nuko Mariya aramubwira ati, buriya bene icyo cyaha cyo kwikinisha, kimwe n'ikindi bita ubutinganyi n'ibindi biba muri ubwo bwoko, mu Gifaransa babyita deviation. Ni nk'umugenzi wari uri ku rugendo agakwepa umuhanda, ngo abapolisi bataza kumufata bakaba bamuhana kubera amakosa yari arimo, kuko nyine atuje ibisabwa, ariko yagera imbere akagira ibyago agasanga ka gahanda yakatiyemo kanyurwamo n'abanyamaguru gusa cyangwa atari nyabagendwa. Nuko bikaba ngombwa ko agaruka inyuma kugira ngo rero azashyike agashaka ibisabwa byose, ngo urugendo rugende neza atiriwe akwepa imisoro. Nuko Mariya arakomeza abwira Jeannette ati, kugira ngo ndandure iyo ngeso mbi yari yaranzikamye igihe kirekire, kandi na n'ubu nkaba nkirwana urwo rugamba, hari ibintu bitatu nashoboye kurandura nasanze ari byo byajyaga bibintera. Icya mbere nakoze nuko nasukuye amatelefone yanjye na ordinateri, nsiba amafoto yose yari arimo y'ibishegu y'ibishenzi, aho najyaga ndebera za pornography hose n'andi mavideo y'urukozasoni, amafoto adahesha Imana icyubahiro. Ibi byose byanteraga ibishuko igihe nabirebaga, ibi byose nahise mbisiba burundu. Icya kabiri nasibye nuko ibyo bishuko bya sekibi byamfataga nijoro nahaye abagabo umwanya bakampamagara ye, ariko uko barangije kumpamagara ko twishimishaga mu mvugo, bya bishenzi biba biryohereye akarimi, ibyo nabyo bikantera kurara nabi. Icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo guha ibyuma cyangwa aparezi ikoranabuhanga discipline, nkaba mfite igihe cyo kwitaba ndetse n'igihe ntakwiteza bene abo bantu bagenda banshuka nijoro. Iyo nitabye umuntu nkumva ari bene ibyo biganiro ari kunshoramo, birangira ntongeye kumwitaba hatataza kungusha iyo ngiyo. Usibye gufata izo ngamba ebyiri z'umubiri discipline, nabonaga zingushamo. Icyanyuma cyamfashije ni ugutagira vide y'isengesho. Icyoho cyo gusenga simbe nakigira,
mbese bikumvikana ko atari njye wabyishoboje, nkumva buri gihe ko ari Imana turi kumwe ishoboza ibyo byose, ngo koko ndwana urugamba rwa roho buri munsi, yewe ku buryo ndamutse ndetse gatoya n'ubundi nakongera nkagwa iyo ngiyo. Ariko nkurikije uko byayaga bimbabaza igihe nayoga nabiguyemo, ikiruta nuko nakomeza kurwana kuko nibyo biri kumpa amahoro, ku buryo kubera urwo rugamba rwa roho icyo cyaha cyo kwikinisha ntongeye kukigwamo. Nuko rero namuvandimwe Jeannette dusangiye ikibazo navugaga cy'ubupfakazi, genda nawe urwana urugamba rwa roho uko ushoboye, kuko nanjye ibyishimo byanjye mfite ubu ngubu si uko ntakongera kugwa muri ibyo byaha, ahubwo niyo ntambara ndwana buri munsi. Nuko Jeannette muri ako kanya araseka atangira gushimira Mariya ati, nsanze ibintu byose uvuze ari njye biriho, n'ibindi byose byanteraga ibyo bishuko no kugwa muri icyo cyaha. Ko twagendaga tuganira umpa inama, nagendaga mbona intandaro ikibintera, dore ko nanjye narabyoheje ngakabya nibwira ko ntawe ndi guhemukira, ubwo nta cyaha kirimo nta kibazo kirimo. Ariko nanjye nkabyibazaho ukuntu ntawe mpemukiye ariko nkarenga nkabura amahoro, nkumva biri kundya. Nuko Jeannette aramubwira ati, Mariya urakoze, babyeyi nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Ese waba uri nka Mariya watangiye urugamba rwa roho rwo kurwana, none ukaba wishimiye ko Imana iri kugufasha ku ntambara buri munsi urwana? Cyangwa waba uri nka Jeannette nyuma yo kurangirwa umuti ugusaba gukora cyane, ariko aho yari yaraburiye amahoro kubera ibyo atashoboye kurandura, bityo Jeannette akamenya icyaha, akamenya n'imizi yacyo, akaba atahanye umukoro ndetse n'umugambi wo kukirandura yivuye imuzi n'umuzingo, ubundi akazagaruka kwa Mariya amusangiza inkuru nziza y'ibyishimo y'urugamba rwa roho rwa buri munsi yarwanye. Ibaze nanjye nibaze. Nyagasani Yezu Kristo utube hafi mu ntambara za buri munsi turwanamo, kugira ngo turusheho gukwegera, tukugirire inyota, twibera abawe buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo wa diyosezi ya Cyangugu.